twongeye turatomboye bana b'Imana ko Imana twemeye ko tujye kuzamuka kuri uyu musozi wa buri munsi kugira ngo tuyisingize. Urakoze Mana kuba dutoranyije. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure dusange Imana maze dusanganire. Dore amasomo atagatifu adufasha gusabira ibyiza abandi kuri tariki ya 1 Kamena 2022. Nuko rero uku kwezi uzagusoze neza ugeze abandi heza, mwifurije imigisha n'ihirwe. Isomo rya mbere tujye kwakira turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 20 murongo 28 kugeza ku 38. Pawulo asezera ku bakuru ba Efezi arababwira ati: murimenye rero ubwanyu, mumenye n'ubushyo mwaragijwe na Roho Mutagatifu, mube abashumba ba Kiliziya y'Imana Yezu yacunguje amaraso ye bwite. Nzi neza ko nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihubuzi bitazababarira n'ubushyo, ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa. Murabe maso rero, mwibuka ko mu myaka 3 yose ijoro n'amanywa ndetse no mu marira ndatuje kuburira buri muntu muri mwe. Ubu rero mbaragije Nyagasani kugira ngo ababarire maze abakomeresha ijambo rye, kandi ku bwaryo abahe umurage hamwe n'abatagatifujwe bose. Nta kintu cy'umuntu wese nararikiye, cyaba feza cyangwa zahabu cyangwa umwambaro. Namwe ubwanyu murabizi. Ibi biganza byanjye mureba nibyo nkesha ibyo nabaga nkeneye byose, kimwe na bagenzi banjye. Naberetse buri munsi ko ari ngombwa kuvunika rutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye, twibuka n'amagambo ya Nyagasani Yezu yivugiye ubwe ati: utanga arahirwa kuruta uhabwa. Pawulo amaze kuvuga ibyo arapfukama hamwe n'abo bari kumwe bose, maze arasenga. Nuko bose baraturika bararira, bamugwa mu ijosi baramuhobera. Bari babajwe cyane nuko yari amaze kuvuga ko batazongera kumubona ukundi. Nuko baramuherekeza bamugeza ku bwato. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngoma zose z'isi nimuririmbire Imana yanyu. Imana yawe kugeneye gukomera. Mana, erekana rero imbaraga zawe, wowe ugaragaje ibigwi ari twe urwanaho. Abami nibabona ingoro yawe irahirengere muri Yerusalemu, bazatanguranwa kukuzanira amaturo. Ngoma z'isi nimuririmbe Imana, nimucurangire Nyagasani. Nguwo arangurura ijwi rikomeye cyane. Ubashe nimuwuharire Imana. Mana, aho uri mu ngoro yawe uhorana icyusa. Imana y'Isiraheli niyo iha abantu bayo imbaraga n'ubushobozi. Imana nisingizwe. Ngoma zose z'isi nimuririmbire Imana yanyu. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 17 murongo 11 kugeza ku 19. Muri icyo gihe agiye kuva kuri isi ngo asange se, yubura amaso ayerekeza ku ijuru, maze asenga agira ati: Dawe nyir'ubutagatifu, abo wampaye bakomeresha izina ryawe kugira ngo babe umwe nkatwe. Igihe nari kumwe nabo, abo wampaye narabaragiye mu izina ryawe, narabakomeje, sinagira n'umwe muri bo nzimiza, kereka umwana nyagucibwa, kugira ngo byanditswe byuzuzwe. Ubu rero nje ngusanga, kandi bimbivuze nkiri munsi, kugira ngo bankeshe kwigira mu byishimo bisendereye. Nabagejejeho ijambo ryawe, maze isi irabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Singusabye kubakura ku isi, ahubwo ndagira ngo ubarinde ikibi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Batagatifurize mu kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Nk'uko wantumye munsi, nanjye niko nabatumye ku isi. Kandi ndakwiyeguriye ubwanjye ari bongerera, kugira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, nidukomere muri Kristo, niho hari amahoro asendereye. Ngo umunyarwanda umwe yise umwana we Nzisabira, undi amwita Dusabe. Ese mu Kristo muri amazina yombi y'Abanyarwanda wahitamo umwana wo kumwita irihe zina wowe? Dusabe cyangwa Nzisabira? Uruhe muri aba ngaba? Yibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kwakira ni amasomo y'umurage. Umurage w'urukundo aradufasha kuzirikana ku isengesho ryo gusabira abandi, prière pour les autres. Anayo ngingo remezo tugiye kuzirikanaho, gusabira abandi icyiza.
ubwo ejo hashize twahimbaje umunsi wa Bikira Mariya gusoreza biti mutagatifu. Hari amasomo yarateganyije ku wa mbere w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, aho Paulo na Yezu bari gukora ikiganiro cyo gusezera, ndetse kirakomeje uyu munsi, gusigira abo dushinzwe umurage mwiza, ubumwe, urukundo. None nabwo iryo jambo ryo gusezera rirakomeje ku mpande zombi, kandi ariko by'umwihariko barasabira aho bashinzwe ngo bakomere. Gusabira umuntu ushinzwe icyiza. Paulo aratangariza abanyefezi ko yarangije intera agombaga kwiruka n'ubutumwa Nyagasani yaramushinze, ndetse na Yezu Kristo ko twabizirikanye mu Ivanjiri, arabwira se ko icyo yamwohereje gukora hano ku isi yagisohoje neza, ubwo yagize ati abo wampaye nabaragiye mu izina ryawe, narabakomeje ntihajya n'umwe nzimiza. Amen, amen. Paulo mu kurangiza ijambo rye araragiza abanyefezi Imana akabasabira. Reka dutege amatwi ako kantu Paulo yakoze, ako kajeste keza yakoze ubwo bagize bati, nuko Paulo arapfukama hamwe n'abo baba bari kumwe bose, maze arasenga. Bakristo bavandimwe, gusenga, gupfukama igihe cyose ntangiye ubutumwa n'igihe ndangije ubutumwa, ngibuka kubiragisa Imana, kubwira Imana ukuntu byagenze, ikimenyetso cyo kwiyoroshya. Na Yezu nawe mu Ivanjiri arasabira intumwa ze ngo Imana ibarinde ikibi cyose, ubwo yagize ati batagatifurize mu kuri. Amen. Nguko gusabira abandi ukabasabira iki? Umugisha. Ukabaragiza Imana ngo Imana bari ibamenya. N'igihe dusoje kuri buri munsi dutanga umugisha utwibutsa ko nyine ari Imana igomba guturinda. Kuragiza abandi Imana, gusoreza nyine ku neza y'Imana. Uko umwana uzi ubwenge atakagombye kuryama cyangwa kurangiza umunsi atarasabira ababyeyi be ngo Nyagasani abafashe mu nshingano zabo za buri munsi zo kumurera. Ni nako burya umubyeyi wiyubashye atakagombye kurangiza umunsi adasabiye abana be. Abasabira iki? Umugisha. Ngo asabire uwo bashakanye, ugasabira umugore wawe, ugasabira umugabo wawe, ugasabira urugo rwawe. Buri gihe ugarushishikaje no kururagiza Imana ngo Imana igire gute, Imana irurinde, kuko nyine bitari mu Imana birumba ari imiteja. Dore ko ubusanzwe impagarara, ibibazo, amagorwa, ibitotezo, ubukene, uburwayi n'ibindi bihutaza ndetse n'ibisitaza, ibyo byose byaduhungabanya mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitabura mu rugo rw'abantu, bitabura no mu bana b'abantu yewe. Ariko ndakubwiza ukuri, akantu cyo kuvuga cyo akarongo, iyo urwo rugo rukingiwe n'Imana, kwa kundi gukingirwa n'Imana, urwo rugo ndakubwiza ukuri rufite umugisha, rugenda nyine rubona umugisha w'Imana. Narinjye kuvuga ngo rushisha rwumva. Bakristo rero hagowe rero umushumba udasabira ubushyo bwe, hagowe intama zidasabira umushumba wazo. Nguko rero gusabira woragijwe abo ushinzwe, erega ni n'inshingano gusabira abo ushinzwe, nta nubwo ari n'uburenganzira gusa. Ntabwo bikora gusa igihe ushakiye, ahubwo byakabaye nk'itegeko rya buri munsi. Ariko navugaga ku muntu nyine ufite ikinyabupfura, ku muntu ufite iyo sensibilité y'abashinzwe, akumva ngo yabasabira icyiza. Nuko rero uwo mukristo wese wamenye Imana agafatira urugero ku bantu babiri twazirikanye, Paulo ndetse na Yezu, mu gusabira abo dushinzwe. Nguko rero gusabira abandi ni ngombwa pe, kandi ni n'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ari umuyobozi, ari umuyoborwa, ari umukoresha, ari umukozi, bose bakagombye gusabirana umwe ku wundi. Akenshi tujya dushikaza no gusenga dusaba Imana akazi, dusaba ko yaturinda, tukayisaba ibisubizo, cyane cyane cyagiye twarwaye turi mu bibazo, akabigo tunibuka no gusenga bamwe kandi byaba. Ngasabira urugo rwanjye, ngasabe n'ibindi byose naba nkeneye. Ariko se reka mpagarare gatoya, ni kangahe njya nibuka gusabira abandi? Erega abo dushinzwe ntabwo ari gusa abana bacu babandi turera, ntabwo ari abakozi bacu yewe bamwe tunayoboresha igitugu tukabakandamiza, ntabwo ari imbaga nyamwinshi uyoboye, ahubwo burya n'umwana aba ashinzwe umubyeyi, vice versa n'umubyeyi agashinzwe umwana, ukaba ushinzwe uwo mugendana, uwo mukorana, uwo muhuye wese, ndetse no mu nzira yewe wawe undi musengana, uwo ngura mushinzwe imbere y'Imana, uwo ngura mujejwe. Reka rero dusoreze kuri uyu mwitozo wo gusaba, maze nawe uze kureba abo ushinzwe, liste yabo ushinzwe, uze kureba n'icyo ujya ubasabira. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abasore babiri bari barangije kwiga kaminuza, baraminuje nyine, nuko haza kuza umugiraneza muri ako karere ashaka kuzamura ako karere, bityo agakora n'igikorwa cy'urukundo cy'amajyambere, maze asaba abaturage bari bateraniye aho ngaho kwa kugira uruhare nawe mu byo bagukorera. Nuko basaba kumutora abana babiri barangije kwiga kaminuza. Muri abo rero kondisiyo ni ugutora ababaye kurenza abandi, maze kugira ngo umugiraneza nyine abaha akazi gashyushye kazajya kabahemba umwe amayero 1000 buri kwezi. Nuko abaturage bo murenge nta kuzuyaza
baraterana koko batora koko nta marangamutima menshi ajemo, baza gutora abasore babiri b'imfubyi koko bari bakennye kurenza abandi, dore ko bari bamaze n'imyaka nk'itanu nta kazi bagira, barashomereye bameze nabi pe. Nuko abari bari bagiriye icyizere batomboye babashyikiriza uwo mugiraneza. Wa mugiraneza nawe amaze kubakira nuko arababwira ati, nuko rero bana banjye nimwe bahisemo ngo muze munkorere, muzajya mukorana mu ruganda rwanjye mbahembe bishimishije, kandi rero ejo muzatangira akazi, kandi mwembi nyine nk'uko nabibateguje muzahembwa amayero 1000 buri wese ku kwezi. None rero kubera ko akenshi ntazaba mpari, nzajya mbasigira uruganda, gusa njye ngaruka ndebe aho mugereje uko muri gukorana neza n'uburyo uruganda ruri kugenda rutera imbere. Kubw'iyo mpamvu rero ndagira ngo mwembi muraziranye bihagije, dore ko mwiganye. Rero ngiye kubaha urupapuro, buri wese anyandikire muri mwe uwo yifuza ko yaba mukuru w'uru ruganda, bityo undi amwungirize ubundi mukorane. Ubwo busabe b'abashomeri bacu barabwakira neza, nuko buri wese yakira rwa rupapuro. Amaze gushyira rwa rupapuro aho agomba kwandikaho rwihishwa, akaba ari bose gusa uzarusoma. Ubwo rero muragira ngo mbabwire ubahurijeho bakamutora ngo abe umukuru nyine w'urwo ruganda. Nuko barangije gutora, ubwo Mugiraneza nyine atangira gufungura ya mabaruwa yiherereye. Reka mbabwire ibyo yasomye muri ya mabaruwa, bityo nawe wiyumvire uko amatora yageze. Umusore wa mbere ngo ahise yandika, patro, niba ushaka ko uruganda rwawe ruzima rukazimira, uriya mugenzi wanjye ntiyoroshye, twiganye muri universite, ari gashoza ntambara, ari igisambo, ari umusinzi n'umusambanyi bitabuze, yo ku rwego mpuzamahanga. Y'urufaranga rwose yarebagaho gusa. Rero amafaranga yawe yazamarira mu ndaya sinakubeshya. Rero nk'umwanzuro naguha ni ukunshakira undi twakorana, kuko uriyo yazaguhombya, bityo uruganda rwawe rukaba rwasenyuka. Nuko wa Mugiraneza murabyumva, ababonye amakuru amwe, asigaye gucunga ko wa musore wa kabiri nawe wa wundi nyine bamaze kurondora ibigwi bye, nako ububwa bwe, byibuzeho ngo ajye gutaka mugenzi we w'inyangamugayo. Nuko nawe muri yabaruwa ati, mukurikire nyakubahwa umuyobozi, uruganda rwawe rurahirimye, kabaye ndakubwiza ukuri, uriya musore nubwo badutoye turi babiri, wowe ntumuzi, abandi bashyize mu marangamutima bamutoye, ni umusinzi kabuhariwe muri aka karere k'ibiyaga bigari, yewe afite n'imihigo yasinye ko abakobwa bose muri aka gace azaryamana nabo 100%. Iyo mihigo ubwo nawe urumva ko atabigeraho, nta mafaranga ari kumenamo, ese azaba yakuye he? Sayo yo mu ruganda rwawe. Nakubwiza ukuri, twigaye nawe muri kaminuza, atobora amazu y'abandi, nubwo twajyanaga kugira ngo ataza kundakara kuko ngo yari inshuti yanjye, ariko njye naje kubireka nyuma, nkajya mureka akagenda wenyine. Na n'ubu arakomeza akora no mu mifuka, none ugiye kumuteza uruganda rwawe koko ngo ruyobore arurindagize? Nakubwiza ukuri ntacyo wazaramuramo, kabaye. Ahubwo njye nshakira undi wizeye, mfite imihigo ndetse n'imigambi ikaze cyane yo guteza uruganda rwawe imbere, ndetse utanamubonye nabikora neza cyane pe, ndi jyenyine. Naho uriya we umuhindire kure rwose, umva umuhindire kure. Bakristo bavandimwe, babosi batera nkunga, bagira neza, muranyumvira? Ngaho namwe murebe uyu Mugiraneza w'Imana, nyuma yo gufungura aya mabaruwa, niba amaze kwisomera, aramenya se akandira he? Aramenya akandira kurindi. Arabwirwa n'iki ukanyakanya muri aba bombi? Ese muri aba bombi ninde usebeje undi buhoro kurenza undi, cyangwa ninde usebeje undi cyane kurenza undi? Ninde usabiye undi umwanya mwiza, umwanya w'ubuyobozi? Ninde ucishe bugufi muri aba bombi? Ahangaha hari gutembera sekiri shitani, uko nyine hari urwango. Ese kumva bombi bari kuzajya bahembwa bombi bingana? Kuki buri wese yashatse kwiharira no gushaka gufata wa mwanya? Yanyota ubutegetsi babyeyi, icyubahiro babyeyi we. Ngaho nawe ishyire mu rwego rw'uyu Mugiraneza wazanye umutima mwiza, akagira iki gitekerezo cyo kuzamura iyi karitsiye, aka karere. None urebe n'abakandida bamuhaye batoranyije n'izi nyandiko zabo. Hanyuma ishyire umwanya w'aba basore, buri wese ategereje igisubizo gishyushye agiye guhabwa n'uyu Mugiraneza, kuko yatanze amakuru yose kuri mugenzi we. Hanyuma se abaturage bo batoye aba bacu ko ari babiri, bazakira bate iyi nkuru mbi? Niko ye, niba twariganye Niba, wasanga hashize nk'imyaka 20, na n'ubu se ndakiba, uracyandeberera mu ndorerwamo y'ibisambo yabaruharwa. Kuki se ntahinduka? Papa, wabwirwa n'iki niba ntarahindutse? Wabwirwa n'iki aho nahuriye na Yesu? Nindukanyakanya muri aba. Nuko Mugiraneza amaze gusoma aya mabaruwa, nuko arabahamagara. Ubwo buri wese yari yishyize mu birere ngo niwe ugiye kuba umuyobozi, nubwo batabibwiranaga, akurikije ubusabe bwe n'amakuru yatanze yose. Nirinze kuvuga kwivamo ibinyoma n'ibihuha, guhuhera
Abantu bagira umuntu muva ya makuru y'ibinyoma atakiri ku gihe. Nuko wa muyobozi arababwira ati nyuma yuko nifuje kuzamura quartier yanyu ndetse nkanabafasha mwebwe ubwanyu uko nshoboye kose, birangiye mbuze aho nafata aho nahera. Nsanze rero nta numwe muri mwe nafata kuko ubwanyu namwe mutizerana. Abantu se ngo mwiganye mukaba mudashobora gukorana, kandi mu ruganda rumwe muzakorana mpaka na mpaka, nkuko mubyivugira nyine mwaruhombya mwaruhirika. Muramutse nyine mugiyemo mwembi ngo mwize hamwe da, mwiga bimwe muguma muri bimwe, mwanze guhinduka, mwanze kuva ku kanyu, kandi ngo mwarize kaminuza, mwaraminuje koko. Ubwo rero utaragura tahe akani wabo, ahasigaye mutahe, ubwo ntawe uri kwifuriza undi icyiza, ndabashoboye kuzamura undi muri mwe. Rero nigiriye ahandi, ahasigaye muzirwarize. Njyewe sinkoresha abakozi bangana, bashobora kuba bangana igihagararo ariko bangana la hene, urwango, babakozi badakorana. Bayi rero ndigendeye. Nuko abasore basigara bari kumangamanga aho ngaho, nuko bamanuka babishe bombi bari kugenda baganira bati burya sha nari nzi ko wantoye, none ibyo wankoreye. Undi ati nanjye nari nzi ko ari byo watoye. Uko bacu batashye bari gutongana, bishoke ko banarwanye bafatanye mu mashingu, kandi mbere bari baratoranyijwe kujya gukora ako kazi, baragizwe abizerwa. None ka kazi barakabuze, ni nko kubura ihene n'ibiziriko pe. Urumva bahemukiye ya quartier wa Mugeneza yari yitangiye, ndetse nabo ubwabo barihemukiye. Bakristo bavandimwe, nguko uko Imana iza kuzamura akarere wa Yesu na Paulo, igashaka kuzamura kiliziya, paruwasi, umurenge wacu, natwe ubwacu tukaba twagira uruhare mu bikorwa biri gukorerwa iwacu, tukaba twagira uruhare ku mukiro wacu ndetse n'abagenzi bacu. Ariko twebwe icyacu tukarindagiza abandi, tukaharanira ko abandi batatera imbere, ya mashyari ya munyangire ngo arandushije we, arangiranye we, reka muroge, reka musebye ndebe ko yacuba. Bikaza kurangiraho kumuzamura ngo muhijwi azamuke, ahubwo turi kumukandagira, aho kumwicaza ku ntebe yawe akomeye, ahubwo nkamwicarira. Kubera iki? Ya magambo yanjye amusebya, aho kumuvugira ndetse no kumuvuganira, ahubwo nkamusebya, nkamuvuguruza, nkamutuka, yewe no ku babyeyi bitabuze. Kandi byaba ngo akunda muri promotion, akunda atsindwe, akunde kuzamuka. Ishyari ni ribi bavandimwe, kwifuza kundi nawe atamererwa neza, ibyo ni bibi. Ubu se Paulo na Yesu twabumvise uburyo basezera neza, uburyo basabira abo bashinzwe. Abushinzwe ni bande mubyeyi? Ushinzwe ari hehe? Aha, uwo shinzwe ni wa undi tujyanye mu matora. Uwo ni ukeneye ubufasha bwanjye, ni nawe ukeneye ko namuvuganira, ni ukeneye ko namurengera, nkamukura mu bushomeri, nkamusabira gukira. Turibuka bya hafi mu mateka Papa Francisco akimara gutorwa, ijambo yavuze bwa mbere abwira abayoboke b'Imana ati munsabire, priez pour moi. Nuko abenshi bakibaza bati koko papa n'ubupapa bwe ari wakagombye kudusabira ari twe, none turamusabira dute? Ese turamurusha ubutoni ku Mana? Aha, gusabira abandi ntabwo ari question y'ubutoni, ahubwo ni question de l'amour, urukundo. Na bya bindi byaho umupadiri ashobora kugira neza kuko nyine n'inshingano ze kuba yavuga neza, kugira neza aho anyuze hose, kandi nuko ajya kumushimira ugatinya no kumubwira ngo Imana iguhe umugisha. Ngo se ko ari padiri ujye uduha umugisha, nanjye kwiyandagaza ngo musabire umugisha? Yego rwose, gusabira umuvandimwe, gusabira padiri, gusabira papa, gusabira kiliziya ni ingenzi, ni ngombwa buri munsi, kandi kuko umugisha wa musaseridoti atanga atari uwiwe, ahubwo n'uw'Imana. Ni Imana twese twiyambaza ngo ugire neza abandi, ibahe promotion, ibahe akazi gashyushye. Kandi rero ntabwo ari ku bwacu, hato tutaza kugwa mu mutego ngo naragusabiye, ngo warakize, ngaho ari twe dukiza n'ubundi. Aha, bakristo bavandimwe, dufite inshingano zo gusabira abo dushinzwe, ingo zacu, papa ndetse n'abakuru ba kiliziya bose, babandi bose bakeneye amasengesho yacu, abayoboke b'Imana, nk'uko n'abakuru nabo bahundagaza amasengesho yabo ku mbaga bayoboye, ku bayoboke b'Imana. Nuko rero muvandimwe, nawe wageze aha ngaha kuri buri munsi, uze gutaha usabira mugenzi wawe ikintu cyiza, ukamusabira ko yatera imbere buri munsi mu isengesho. Ujye utura isengesho usabira abandi. Burya umuhanga yaravuze ati akantu ugiye gusorezaho, ati nugirirwa ubuntu ugasabira umuvandimwe, Imana izamuha imigisha myinshi cyane, ndetse nawe gukubira indi myinshi cyane. Gusabira abandi natwe bigira uburyo bigenda bitugarukaho. Iyo twabasabiye neza bitugarukaho neza, twabasabira nabi nanone bikaduhuhura
bikagira uburyo bihungura imigisha y'Imana kuri twebwe tukarindagira. Mukristo umuvandimwe, gira amahoro kandi uhorane Imana. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.